si kera. Kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Mama waramutse ute? Nabonye utaryamye neza nubwo nanze kukuvugisha. Warayizenguruka mu cyumba. Nawe sugiye kuba nka Serafine uvuga ko nasaze. Oya mama, oya. None se niba mbona utameze neza, mureke gutyo gusa. Meze neza ne. Umutwe we. Bose kuko mana yanjye ndabigenzana. Mama reka mujyane kwa muganga. Umurerega ntago ndembye. Mama. Mama igikobwa Serafina yefuse gwe. Serafi imyenda irakubereye gafoto. Iyi myenda urabona atari mye. Erega ndi nyamugi nanje nzi kwambara ndumbone gucya. Ayo mafoto arahagije pe. Uzarindira kwa gatatu uvuye guhanaguza nibwo zabakiyana. Oya ntago ahagije nawe gafoto. Nawe urashaka kudusondeka. Dufotore n'indi y'igice gutya. Ariko se nawe fata ku rutugu gutya. Ako sinawe. Sasa haryo ubwo umuntu ntago yayareba ngo arebe uko ameze. Ako se ni mubizi ko ziri kuri filime nzabanza guhanaguza. Uko sibyo bintu byavamora nawe uracyari muri analogue kabisa. None uzi ukuntu ugiye kubigenza? Fata iyi telefone yanjye sibyo? None udufotore nyina dusigara tureba ko natwe twari tumeze neza. Sibyo se? Ngaho gira noneho. Buretse nkwereka pose. Oya shira hano nyine. Oya Sylvain, hoya ndabwo njaka yuko nzoma. Nimba ugiye kwifotoza uri kunzoma, umbwire mbishinguke me mbivemo ndabyo nshaka. Ubwo none reka tubyiyorere noneho. Ariko naye yaranahagije wa mugana. Ahubwo Serafin, genda ujye mu rugo. Undebere kaga telefone kanje gato nagasize kumeza duhite tujya hahandi. Tuje none hase? Turimo turakererwa ahubwo. Ihute. Nyaruka ariko ubwo baba wigendeye. Nawe wambaye neza uri kwigendeshwa ukuntu. Hanyuma rero gafotozi. Uyaranje nyine nawe uhanaguze mu mafaranga yawe. Noneho nuza nyine nzakwishyurira rimwe. Ako se naguze gute dama yavanze. Ako savance wagiye ukiyaranja wowe. Genda wiyaranje nuza nzakwishyurira rimwe. Boss mbarishije nabi. Ariko si genda utanteza cero baragarutse. Nzanagira nandi ariko gege sawa. Maze rero Vestine niba ibintu byabananiye ngiye kubyigiramo. Kare kose se ubundi bigeze ahangaho utarabireberaga. Rekera Vestine ntabwo uyu mwanya ari guterana amagambo. Jado yagomba kugira ahangaho ukamwereka ko mwishimiye kandi ukamuha umwanya ukamusobanurira ko ibyo yararema ari bibi no kumujyana iwawe bitari igihano. Byari uburyo bwo kumufasha kwitekerezaho. Urabyumva? Ariko nk'ibyo bumbwira ni ibiki? Ubwo warayimubwira arabyumva sera? Ndinda mibubwira se ninjye wamujyanishije iwawe. Umva nyine nibyo nakubwiraga. Iteka ujye uharanira gukoresha ukuri niyo wakuzira. Yewe aho ni ukuri. Uti boss abarirakaje. Nyine urumva yakomeje kuntesha umutwe ashaka ko turyamana. Uko ngenda mwangira nawe akagenda nyanga kurushaho. Yewe nawe ntiyoroshye ntashobotse rwose. Rero yakomeje kunshakaho amakosa. Nanjye nkarushaho kwitangira akazi ke nkagakora neza umva biragenda biramucanga. Nyuma se byaje kugenda bite ngo bamufunge? Ceceka nkubwire. Umva yaje gukora ikosa yikururira ikishi. Atese. Hari Beriza wari uri hariya. Boss yabaye kibona ikimero cye amusamira hejuru. Kandi ubwo ntiyari yujuje n'imyaka y'ubukure kubera uburyo umwana yari ashomotse rero. Boss na bwa bushurashuzi bw'urabuzi baburazamutse. Umva Nadi uwo mwana mu minota itarenze n'ibiri yaratangiye kwitwara nka nyiri business. Umva twese turumirwa. Nuko kera kabaye rero Boss atangira kumwaka nyine agashaka kugera ku ngingo. Ihangane gato ndaje. Haramutse utese mutarutwa wanjye. Ariko Sylvain ubu koko ndi wanjutse. Gute se kandi wa? Umuntu winjiye hano ndi umukozi none ukaba watumye ndara mu cyumba cya mabuja koko. No.
gusa urumva nagushutse cyangwa nakuzamuye mu ntera. ubu koko udukanzu udufoto udufiriti na burushete nibyo bintu byatumye ngora amahano koko. ariko se amahano yaye ko ibi si ibibazo oya reka nkubwire ruriya barwita urukundo sibyo Sarafi? Karame. uzi n'ikindi ndashaka kukugira umugore wanjye sibyo, nkagukundwa akaza sibyo si gisheri byemerera ategisyo. none se Sylvain mama neza nagaruka ariko se azabagaruka ajya hehe? ariko nikumburiye n'amata y'iwacu ni nayo yayo. umuriza yawe ahubwo se niba urumva umeze neza? ubu ndumva nta kibazo kinini mfite. mwana we mama wari wanteye ubwoba mwana wanjye. ariko uyobewe ko biza bikagenda. n'imyaka tumaranye koko. ariko mama Karame, uzi ko hari ikintu ntekereje ngiki mbere yo gusubira mu rugo twazabanza tugaca kwa muganga bakagusuzuma. reka da ndashaka kwitahira. numvise Kigali nayishoboye. reka ejo noneho nzazindukire kuri banki mbikuze amafaranga uzagende tuguze ibintu uzajyana. ahubwo banyibukije kuri banki amafaranga aracyariho. ese ko nkuraho ishuri ngakuraho n'ay'ibikoresho ubwo urumva ayandi yaba yaramazwe n'iki? none se kumbwira ibyo kwivuza kandi amafaranga ari kuri banki ari ay'ishuri gusa, ubwo rero ni ugushaka ko tugurisha undi murima. ngo undi murima? harya ikizamuka ntitwabonye 24. iyi ni 24. none hano naho urabona hatabaye 34 se. uyu ntuwubonye uyu murima ntuwubonye. hanyuma nkujyane no mu yindi mirima yanjye uyirebe cyangwa urumva wananiwe dutaye. ufite indi mirima se? ngaho nyumvira. wari wabona iki se wo? ngewe Silveri mfite ibintu n'ibindi. reka nkubwire Sarafi, buriya waguye ahashashe pe. ni mama ya muntu. none se ko hari ikibazo nshaka kukubaza? umva nkubwire Sarafi, isanzure pe. ku kibazo cyawe umbaza ndajya nguha ibisubizo ibi bibiri. mpamuda. aha, kuko utavuje mama neza kandi yari afite ikibazo cyo mu mutwe. ngo iki? ambwire ko yakomeje bimwe byo kwisarisha. ngo kwisarisha? nje mbonaga bibaga biri seriye pe. Beatrice asara. asara byahe? uriya ko akunda kwigwandika ngo abantu bose bamugirire impuhwe. asara. nyamara afite ikibazo kandi gikomeye. Sarafi, mbabarira kabisa sibyo? mbabarira turekera aho ngaho kuganira kuri Beatrice. nzongera ubwonko rwose nakwingiza. kuri hakayise zamuka dutahe Sarafi. Beatrice buriya ni umwana mubi, ni umugome ku buryo udashobora kubyumva. dutahe Sarafi. mama reka dushaka uko duteka turye. ushatse ariko wazana ibirayi nkaba nguhatira. ubwo nakumvise urashaka kurya agafiriti. alo Nadi? bite? sha bimeze neza ni ukuri. ndabona mama yongeye koroherwa nyine ameze neza. yo sha buryo ubwonyakaga nimero y'imbangukira gutabara. nabuze uko nyiguha nyine y'imiti zari zashiranye. uya wazimaye se sha zimereze. erega ni byiza ko tumenya nimero zitandukanye z'ubufasha mu nzego zose. uzi ko no kubahamagara bari ubuntu we, kandi barakwita bakagufasha pe. nase uzandika. reka nshaka agapapuro. ngo nimero z'ikine zimbangukira gutabara. ngaho yo kumara ikizi. akwalayi dogita. mana n'ubundi akibaza kuri yayi zigura amafaranga angana gutya bro. buriya bro hari ikintu kimwe utazi. imana yaremye abakire irema n'abakene, inabarema mu buryo butandukanye. urumva bivuze ko yabaremye ikanabaremana n'ibintu bitandukanye. bro yabahaye ibyo kurya binatandukanye. uzanarebe n'ikimenyimenyi banarira n'ahantu hatandukanye. ko se wagiye ugabanya mani izo filozofi zawe dogita. gusa icyo ni igisubizo nshubije mani. wagiye usubiza umuntu mu buryo buri direct. Voilà, bivuga ko ukiri ku myumvire iciriritse nka Jado nyine.
ku buryo agapfunyika k'amagarama ngayo mani kagura amafaranga angana kuriya bro, ibihumbi bigana kuriya voma. umva wangu buriya ko ikiyobyabwenge cyica nabi ni nako gihenda kurushaho. No guhendwa n'urupfu. Biriya wanyoye mani ni ibintu bikaze ubimenye, buriya no kukwica byanakwica, kwanza menya ko binica. Mani ubwo tukaba tubinywera iki bro? Erega kunywa ibiyobyabwenge ni ukugira ngo buyayure nyine. None ese kutazanye ya televiziyo kaje wazikuye? Mani hari umuginga naje gukurura amatwi aranyishyura nyine tu ku ngufu. Usigaye uri danje wa mani umva se reka izo renge zawe mani genda shangura na wa mubebe mani ubazaniye ya bo ikumva iriya boro yarankomye byatari byafu mani gihenze se uzajya yipevera peti ni ubwato buhira mu nyanja wangu. Bite se cyane byiza nyine wanyikishije irungu. Genda se we ejo ntitwavuganye numva wasuwe watwitse. Babarira cyane barase bagusimbura. Ariko onera ngo ufitiye story ubyumve. Story se bwoko kiko story zawe zidashira. Story y'ukuntu nishanukije nyine nkajya kureba Patrick. Gaho da ujya kumureba subwo wari uzaho atuye we. Ariko ubanza unyitiranye. Urumva naragiye nyine ndamwinjirira. Bivuze ngo Saint Valentin yari imeze neza rero. Simpe birambuye. Umva mbega umuhungu romantique we. Barushaho kubyumva. Cya Patrick cyo ntacyo gitwaye pe. Sana. Gusa ubu nge nta kintu ngitekereza cyerekeranye n'ibyo pe. Byararangiye. Ubu ndi hano meze nk'uri mabuso kuko papa yavuze ko ngomba nyine kwimuka ngasubira mu rugo. Reka sha. Hanyuma se we Jadona n'ubu ntaraboneka. Sha na n'ubu pe. Ubu turi kwibaza uko iki kibazo cya Jado kizarangira, byaratuyobeye. Gusa papa yiyemeje kugihagurukira. Porokirera kifatiyemo. Harya ntakirizara. Ndaguze uko twashize. Ntacyo. Uzi ko buriya twaganiraga nkumva koko niwe wari waragowe pe. Ndako tamugize pe. Urabivuga se urabizi Serafi, ariko tekereza kurera umwana utari uwawe. Ntibishoboka. None se wa neza uramuzi byibura? Mumenye se mubwiwe niki? Na nyina wamubyaye batazi se akaba ari ngewe ujya kumumenya. Oya ho nawe waba umbeshe pe. Ubwo se ni gute ushatse kumbwira ngo umugore yayobegwa se w'umwana? Kwabaga yatanze serivisi ahantu henshi hatandukanye se yari kumenya ari nde wamuteye inda. Ayika mwana we bega Beatrice. Ubwo rero uko byagenze yabonye maze kubimenya no hanze hose bagenda bavuga bati neza ntabwo ari uwa Silveri. Nibwo yiza amahiri yo kujya yisarisha kureye. Bega umugore wa mugani y'umurebye ubonaga ko kazi ubwenge, ariko rimwe na rimwe zirasotaga. Kumbe ni tekinike yo kugira ngo yimane amakuru. Uramuzi wowe iriya nini njambi. None se Silve ubagarutse akanga kukuja mwa iriya nzu twakomeza tukabana nawe hano. Cyore Silver akomeje guharabika umugore we Beatrice kugira ngo abone uko yigarurira umukozi we Serafine. Ese koko bizamuhira? Aha reka tuzabyumve mu gice cy'ubutaha. Ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukegezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo.